bugufi kugera kwiherezo abatarakomera ngo bakenyere kigabo nukuri isi igiye kubamira n'imihani bya. Turagushimye data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, ubuntu uburinzi imbabazi byakomeje kuba kuri twese araha n'ahandi ubiherwe icyubahiro. Ijambo ryawe tumaze kongera kuryiga ryo kongera kutwereka uko dukwiriye kuba hafi yawe no kuba muri wowe nawe ukatubamo, uduhe twese kumwakira nk'umukiza n'umurengezi wacu. Tubishimira izina ryawe. Tugiye gukomeza kwiga ibindi nabyo uduhe impano yo kubivuga, nawe utanga umwuka wo kubyumva. Tubishimira izina ryawe, tubyambaje mu izina rya Yesu. Kureba neza no gusobanukirwa ibisabwa muri kino gihe, kandi kubera ikisabwa hari ibimenyetso birindwi byaba biranga ko bishobora kwereka umuntu wese wa kino gihe ko turi mu minsi y'imperuka. Bikaba bisaba ko buri wese abyimenyera, dore ko imperuka neza izagera kuri buri wese, uwari umubizi n'utabizi. Ibyo turabisoma mbere y'uko tubona ibimenyetso tuvuze birindwi. Turabanza dusoma amagambo yo muri Zefaniya igice cyaho cya mbere atwereka neza ko ubishaka utabishaka ariko imperuka izakugeraho. Haranditse hagira hati, Uwiteka aravuga ati, Zefaniya igice cya mbere kabiri, Uwiteka aravuga ati nzatsembaho ibintu byose biri ku isi. Ni Uwiteka ubivuze wabiremye, aravuze ngo ubwo wenyine azabitsembaho. Gatatu, nzatsembaho abantu n'amatungo, ni we ubivugiye. Baravuga ati nzatsembaho ibiguruka mu kirere n'abafi yo mu nyanja n'abakiranirwa n'ibitaza byabo, nzaca abantu ku isi, Uwiteka avuga. Kane, nzarambura ukuboko kwanjye ntera mu Buyuda n'abatuye Yerusalemu bose, nzaca ibyasigaye by'abari aho hantu n'izina ry'abakemari hamwe n'abatambyi. Gatanu, n'abasenga ingabo zo mu ijuru bari hejuru y'amazu yabo, n'abasenga barahira Uwiteka bakagerekaho na milikomu, n'abasubiye inyuma bakareka gukurikira Uwiteka, n'abatigeze gushaka Uwiteka haba no kumusenga. Amahirwe menshi ariko dusabwa kumenya mu gihe ngiki ngo tubane Imana atari kuvuga no kubisobanura ngo ahari buri wese abashe kumenya iyo mperuka ivugwa iri guhumura hehe. Iyi mperuka iri mu burezi mu muryango. Itegeko rya gatanu ryarasiribanzwe ubahe so na nyoko, ku buryo guha agaciro abakubyaye bisa n'ibigayitse. Bamwe baha agaciro ari uko bakize, abandi bakabaha agaciro ari uko ari beza, abandi bakabaha agaciro ari uko ari bazima, abandi bakabaha agaciro kuba bafite umurage bazabasigira, ariko yawundi atuje ibyo byose agatabwa nk'umwanda. Ibyo byonyine ubwabyo gusa Bibiliya yo ikakubwira ngo mu buhenebere bwo mbese imperuka bazaba batumvira ababyeyi. Itegeko rya gatanu abana bose bazaba bari hafi kurirangiza cyangwa se kuryica bose. Icya kabiri kiriho cyerekana imperuka ni imibanire y'abashakanye, cyo bita vie conjugale. Aha byanze bikunze mu gihe iyi si yacu igizwe n'abagabo n'abagore, umugabane munini cyane batanezezanya, nacyo ni ikimenyetso cy'imperuka, aho umuntu yagombaga gutinya umuturanyi cyangwa agatinya ubwoko cyangwa agatinya umubandi cyangwa se umwicanyi wa nijoro, none umuntu ari gutinya uwo baryamye hano mu gitanda ko ariwe wamukura mu mwuka. Ibyo nabyo ni imperuka nayo yarabigaragaje. Mu isi icya gatatu ni isi
iyobokamana na gase ya politike ku isi ko rega byumvikana naho ntabwo bimeze neza. Usanga umuntu wese abimva ko ingoma izaba nziza ariko ari uyoboye. Ibyo nabyo mbese umuntu akaniga gushima n'ibyo yakoze byiza, nacyo ni ikindi kibazo. Akaba rero nabyo bishobora kuzahaza isi bikazana icyo bita anarshi, yarangiza ugasanga byanze bikunze abantu bazabaho mu mwijyane, mu ntambara, mu myigaragambyo n'utundi twinshi mwaba muzi. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cy'imperuka ihumuje. Cya gatandatu nibyo bita monde physique. Iyi matarike yacu yo ni ubwayo gusa igizwe n'ubwenge, ibitekerezo n'umubiri. Mu bwenge harimo bugufi, mu ntekerezo abantu batekereza ibibi, imibiri nayo irononekaye, nabyo bivuga imperuka. Bigaragara neza ko muri iyi si impagarike nayo ntabwo noneho umuntu ari gutwita amezi 9 akabyara ihene, yarangiza agatwita amezi 9 akabyara abana batatu bafatanye, akatwita amezi 9 akabyara utagira amaguru. Ibyo byose ni ukononekara ko muri iyi mpagarike ibintu ntabwo bimeze neza. Icya karindwi nicyo bita mu gifaransa changement atmosphérique, ihinduka ry'ikirere. Hejuru izuba ni ryinshi, mu kirere umuyaga ni mwinshi, hasi mu kirere harimo icyo bita vanzarize. Umuyaga urazerera ntugire icyerekezo kandi baragomba kugira icyerekezo, bigatuma imvura iboneka igihe idakenewe, yarangiza izuba rikava igihe ridashaka, bigatuma abasigaye amapfa yoreka isi bitewe n'ikirere. Si ibyo gusa ahubwo mu gihe kimeze bityo, ibyo byose bigera kuri birindwi ari uburezi bumeze nabi, ari imibanire y'abashakanye imeze nabi, ari isi y'umwuka imeze nabi, ari cyangiranye, akaba mu mpagarike hatameze neza, akaba n'isi kuri ubwayo yononekaye. Icyo nicyo bahera kuvuga ngo imperuka y'isi. Kuvuga ngo nta kintu na kimwe kiguwe neza kiri mu mwanya wayo. Bisaba rero ko abantu basobanukirwa maze bakamenya neza ko byanze bikunze, niyo mpamvu bavuze ngo kandi ubutumwa bwiza bugirwa mu isi yose, ngo ubuhamya amahanga yose, ni bwiza bizahera ko bize. Aha rero birasaba ngo abantu basobanukirwe ngo mbe ni iki abantu bahagararamo, ni iki bakora. Satani mu mikorere ye aho yakoze ibishoboka byose, maze Satani arita abantu uko ari, maze abantu bakamukorera bavuga ko bamwanga bitewe no kutamumenya. Bamwe reka ntagiye kure, bamwe bagiye yaba tutari mavuna, bamwe bagiye ngo mbasatse, ariko reka naye kwirirwa mbagora. Abantu benshi bamwibeshyeho, hari abamugereranya n'inyamaswa bakavuga ko ubwo ari ikintu kibi, yarangiza abandi bavuga ko ari inyamaswa kuko ifite amahembe, yarangiza abandi bavuga wita. Ariko muzasome Bibiliya uko imuvuga, yabanza umukerubi utwikira. Ubwo rero nisomye ibitabo usanga Satani uko abantu bamukeka nuko bamuvuga, ni ibikorwa bye. Niyo mpamvu nusoma neza Bibiliya yawe urasanga havuze aya magambo ngo mu gice cya 14 cya Yesaya umurongo wa 12 haranditse ati wa nyenyeri yo mu ruturuturuwe mwana w'umuseke. Uwo ni Satani uvuzwe, ni inyenyeri ya hehe yo mu ruturuturu, akaba n'umwana w'umuseke. Ibyo bintu byombi bifite ubwiza, wabimenya warariraje, niho wamenya ko ubwo ari aho ngaho. Kuvuye mu ijuru ukagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka nje mu ijuru kuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, kandi uti nzicara ku musozi w'iteraniro mu ruhande rw'impera y'ikasikazi, nzazamuka ndenga aho ibicu bigarukira, nzaba nkisumba byose. Uwo ni wo muhigo wa Satani, ariko uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo,
abazakubona bose bazakwitegereza cyane, bagutekererezeho bati uyu niwe wahindishaga isi umushitsi akanyeganyiriza ubwami, agahindura isi ubutayu, ashenya imidugudu yo muri yo, ntarekure abanyagano ngo basubire iwabo. Ahangaha ugomba kumva ko uwo niwe waneshaga isi. Naho muri Ezekiyeli 28 ho hatubwira ikindi kintu Satani ari cyo, akavugamo aya magambo ngiye gusoma n'ubundi ku murongo waho wa 12. Mwana w'umuntu, turi umwami w'itiro umuborogo, umubwira uti vuga umwami w'iteka avuga ngo wari intungane rwose, wuzuye ubwenge n'ubwiza buhebuje. Satani mbese ubwo ni mubi, yari yuzuye iki? Ubwenge n'ubwiza buhebuje. Wahoze mu Edeni, byango by'Imana, umwambaro wawe wari ibuye ryose ry'igiciro cyinshi, Odemu na Pitida na Yaharomu na Tarushishi na Shohamu na Yasipi na Safiro na Moreki na Nofeki na Bariketi. Wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi, n'umurongo wa 14, wari warasigiwe kugira ngo ube umukerubi utwikira, kandi nagushyiriyeho kugira ngo ube ku musozi wera w'Imana, wagendagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro. Wari utunganye bihebuje mu nzira zawe zose, uhereye umunsi waremweho kugeza igihe wabonetsweho no gukiranirwa, kugeza ubwo yabonetsweho no gukiranirwa. Mwumve ko Satani imbere hose yari mwiza. 16 wuzuye mu rugomo, ruzanywe n'ubugenza bwawe bwinshi, bigutera gucumura. Icyo cyatumye kwirukana nk'uwanduye, nkakukura ku musozi w'Imana. Narakurimbuye wa mukerubi utwikira we, gukura hagati y'amabuye yaka umuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwaguteye umutima wawe kwishyira hejuru, kubengerana kwawe niko konona ubwenge bwawe. Nakujugunye hasi ngutangariza imbere y'abami kugira ngo bakwitegereze. Ubwawe bwinshi no gukiranirwa kwawe kuva ku bugenza bwawe bwatumye wanduza ubuturo bwawe bwera, nicyo cyanteye kukongeza umuriro. Ukuvuyemo uragukongora, maze guhindura ivu hasi imbere y'abakerubi. Abakuzi bose bo mu mahanga bazagutangarira, wahindutse igishishana kandi ntabwo uzongera kubaho ukundi. Satani uvuzwa aha ntagiye kurebwa n'ubwazo gusa, reka mvuge ko babizi neza babyumva, bamenye neza ngo Satani burya ushatse uko asa, reka mbarangire uko asa, kandi buri wese nageriwe nanagenzura no muri we aramubona. Satani asa n'ibyo ukunda usimbuza Imana. Buri wese ku isi afite ibyo akunda, ibyo ukunda nibyo Satani yigishamo. Niba ari abana, ubwo ntuzajya gusenga, ntuzasoma ku bw'abana. Niba ari imirima, uzayiburana igitondo n'igoroba, apfa kubona icyo ukunda akivanga muri cyo. Niyo mpamvu kumurwanya, umuntu ufite ubwenge ashobora kwisuzuma ngo ahere ku byo agize ati, ibyo ubona byagutwaye bikubuza ubupfura, bikakubuza ubunyangamugayo, bikakubuza kwifata, bikakubuza kwitegeka, bikakubuza kumvira Imana, nibyo byitwa Satani. Kuko we ntabwo uzamubona asa uko asa hariya, si kwasi wawe, uko asa iwanyu si kwasa ahandi. Buri bantu bose Satani asa n'ibyo bakunda. Ubwo abakunda akayoga asa n'akagwa, maze abakunda agapfundikira agasa n'agapurimusi, yarangiza abakunda imyenda agasa na mode, yarangiza waba ukunda amazu agasa na za pari cyangwa se na etaje, waba ukunda imodoka agakunda izigezeho. Byanze bikunze Satani uko asa n'ibyo ukunda wowe ubwawe. Niba ushaka kurwana nawe, uzahagarare mu byo ugize ute ukunda, niwe uzamubona ukuntu atera n'uko aza. Niyo mpamvu niba ukunda amafaranga azagutera kwambura, agutere ko bakwambura, agutere kuyimana, agutere kuba umugugu, agutere kuyashaka nabi, kuko Satani asa n'ibyo ugize ute, asa n'ibyo ukunda. Ibyo rero ntabwo biri butugore tujya kure cyane, ahubwo niyo mpamvu Satani afite ibintu 7 yanga. Nawe ushaka kumurwanya nibyo wakunda. Ibyo bintu yanga ni 7. Ndishimira ingoma y'Imana igizwe n'urukundo, gukiranuka n'amahoro. Ibyo Satani arabyanga, kuko icyo ni icyambere yanga. Nawe ubikunze wamumanza, ntawe ujya kuvuga ngo uzunguze umutwe ngo uguhara icyo utwaye Satani, ntiwahekenya amenyo ngo uguhara icyo utwaye.
ntiwaririmba indirimbo zimutuka ngo hari icyo umutwaye, ahubwo kumuhanga neza neza ni ugukunda ingoma y'Imana igizwe n'urukundo, gukiranuka n'amahoro. Ubwo ukaba wanze Satani kuko nawe yanga ingoma y'Imana. Ingingo ya kabiri yanga, yifuje umwanya wa Yesu. Muri magufi ntakeneye ko Yesu amenyekana, ntakeneye ko Yesu akundwa, ntakeneye ko Yesu asengwa, ntakeneye ko icyo Yesu yavuze cyubahirizwa, ntakeneye inama za Yesu ko zigenderwamo. Ibyo bitewe no kwifuza umwanya we ntabwo yakunda Yesu. Niyo mpamvu nufata Yesu agafata umwanya wa mbere, ibyo yavuze ukabigenderamo. Kuko muri Yohana 8 umurongo wa 33-32 Yesu yavuze ibintu byiza, maze aza kuvuga aya magambo. Muze gusoma ku bafite Bibiliya zanyu igice cya 8 umurongo wa 33, avuga ko abantu benshi baramwizera. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemera ati, nimuguma mu ijambo ryanjye murabigishwa banjye nyakuri. Umuntu ngo wari umwigishwa wa Yesu ni ukuguma mu byo Yesu yavuze. 32 namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Ukuri niko iyo umuntu kugeza mu muntu kuramubatura. Impamvu ngubu uhagaze imbere y'abantu bose ukababwira uti mu nzoga nta kiribwa kirimo, ahubwo harimo alcohol. Cyo bita alcohol ni ikintu kinjira mu muntu nta ntungamubiri gifite, ahubwo cyihutira gusenya ahantu habiri hakomeye, gisenya mu mwijima no mu bwonko. Mu bwonko nabwo ntabwo gihera mu cyo bita système nerveux autonome, gihera mu cyo bita système nerveux central, ubwo gihera mu bwenge. No iyo byicaro byombi inzoga gusenya mu mwijima kandi gasenya no mu cyicaro cyo mu bwenge, bituma mu migani haranzwe ngo kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Ubwo iyo umaze kuzimenya usanga niba zimara inyota n'amazi arayimara, n'umutobe urayimara, n'amata yayimara, n'akandi kenshi cyane kadasirisha kayimara. Inyota ntabwo imarwa ikinyobwa nyamukuru kiri ku isi kimara inyota ni amazi, kuko niyo ahuje n'amakene y'umubiri w'umuntu wagize icyaka. Naho ibindi byose aba ari ibiribwa. None inzoga yose ni ikiribwa kandi ntimara inyota. Ariko kugira ngo umuntu Satani we arashaka ngo icyo Yesu akunda ari cyo Satani yangisha abantu, kandi icyo Yesu yanga ari cyo Satani akundisha abantu. Niyo mpamvu yifuza umwanya wa Yesu. Ku ngingo ya 3 yateranije ibiremwa n'umuremyi wabo. Umurimo wa Satani ni uguteranya ibyaremwe nande ni n'uwabiremye. Ibyo ndavuga imvugo rusange dukoresha twebwe hano iwacu, kandi namwe munkurikirane neza muyumve. Hari niyo umuntu yapfuye ini iwacu tuvuga ko byagenze bite, ngo yitabye iki. None niba umwana wawe w'umusore, niba umukobwa w'inkumi, niba umugore wawe, niba umuvandimwe wawe iyo apfuye aba yitabye Imana, niba Imana ari ukwihamagara ndihamagara nabi. Izo zose ni imvugo zo guteranya umuntu n'iki n'Imana. Umuntu aratwita yarangiza akanga kunywa amazi, akanga kwiyuhagira, akanga gukora, akanga kurya imboga, yaza kubyara umwana akabyara umwana ufite ibyo bita piebot, akarenga ari akarema, yajya kumwita bamugeze kwiranga mirere, bati umwana wawe yitwa nde, ati ni Imana impaye. Urukumva kuvuga ko karema ari iki? Ari Imana ikamuhaye, kandi aho yaragahawe no kutagirute. Yanze kunywa amazi, yanga kurya imboga, yanga gukora, umwana burugwinyagamburiro, aburyo bita liquide amniotique ngo umwana abona aho yogera, maze ingingo ntizorohe, imitsi ntiyakura, amagufa ntiyatungana. None icyo yiteje cyitiriye nde? Satani. Umurimo we wa 3 ni uguteranya abantu n'Imana yagize ite yabaremye. Noneho ku ngingo ya 4 yahaye inkozi z'ibibi umudendezo. Yahaye iki? Ubu ngubu yaba kwari umuceza kuraha, yaba kwari ukubyina, umudugudu n'umurenge byose birabiraho. Ariko indirimbo n'amasomo ntabwo bigize bite, ntabwo byabakurura, kuko Satani yatumye abantu bakunda ibindi. Ingingo ya 5 yanze gusenga apfukama. Satani mu miterere ye yanze gusenga agize ati apfukame. Niyo mpamvu umunsi bari bageze igihe cyo kubwira abamarayika ngo bose nibapfukame basenge, maze nibasenga Imana bayisenge bapfukamye, ariko na Yesu arimo byatumye we ngo apfukama atabikuye hehe ku mutima.
niyo mpamvu iyo umuntu yajimije amafaranga akaba ahuye n'uwo yamutoraguriye aravuga ati ndagupfukamira uyampe nibura. Umuntu yajya muri kiliziya hari intebe gusa cyangwa hari umusaraba cyangwa hari ibuye akagira ate akubita ivi, yarangiza wahura n'uwenda kukwica ati ndagupfukamira mbabarira, uwenda kuguha agakiza witwa Imana yavuga ngo pfukama nkaguhe ukanga. Ubwo ni ikibazo. Satani yanze gusenga Imana agize ate apfukame. Gatandatu, ahisha abantu urukundo nyakuri. Ntabwo abantu bazi ko Imana ibakunda, ahubwo bakunda kwibwira ko Imana ari nyarubanza gusa, maze ntibamenye ko Imana ibakunda, bigatuma batamenya urukundo nyakuri. Ku ngingo ya 7 yanga ko abantu bamenye ukuri. Satani ntabwo agendera ko abantu bakundi bamenye iki, azi neza ko kuri kweza, kuko iyo umuntu akwakiriye kuramweza kukamutunganya kukamuhamya gukiranuka kukamugeza ku rugero rutuma abera abandi umugisha kandi agahesha Imana icyubahiro nawe akibera ingirakamaro. Noneho kubw'ibyo Satani yanga ko abantu bamenya ukuri. Niyo mpamvu muri Yohana 17:17 haranditse hagira ati ubereshe ukuri ijambo ryawe nibyo kuri. None ibi bintu Satani yanga ni ngombwa ko ari ngombwa ko abantu bamenye uko bamurwanya. Yanga ibyo bintu. Ndishimiye ingoma y'Imana yifuje umwanya wa Yesu, yateranije ibiremwa n'umuremyi wabyo, yahaye inkozi ziri y'umudendezo, yanze gusenga apfukamye, ahisha abantu urukundo nyakuri, yanga ko abantu bamenye ukuri. Ibintu 7 Satani akoreramo, ku buryo kimwe muri biriya byose uramutse wishimiye ingoma y'Imana ugaha Yesu umwanya wa mbere mu mutima wawe, byarangiza wowe ugakunda umuremyi wawe, ntugarukiraho gusa ugatinyika ibintu ukigire mu mudendezo, ntugarukiraho wasenga Imana ukayisenga upfukamye, yarangiza ukamenya ko Imana igukunda kandi ukamenya urukundo rwayo nyakuri, yarangiza ukamukunda ukuri kukurutisha ibinyoma, waba utangiye guhimana na Satani, mwaba mutangiye gupingana. Ubwo intambara y'umwuka yabitangiye kandi waba ugeze ku rugero rwiza. Aha naho ndatambutse ngiye rero ndaganira namwe bikabigera kuri 5, ubwo bikabiri ndabirangije. Twari kubereka imperuka twayibonye, Satani icyo ashaka nacyo turakibona. Tugiye kurebera noneho twese hamwe icyo bita igihe turimo. Nubwo ibyo byose bivuga igihe turimo, ariko umugambi tugiye gusa n'abarebera hamwe mu buhanuzi. Turi mu mpanda bita ngo ni impanda ya 7. Ibyashiwe 11 umurongo wa 15. Noneho haranditse hagira ati marayika wa 7 avuza impanda, mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bwa bw'umwami wacu n'ubwa Kristo we, kandi azahora ku ngoma iteka byose. Uyu mu mpanda ya 7 havuze ikintu kimwe gusa gikomeye. Mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu. Mu isi nk'ingiyi y'ingoma turimo, yitwa ingoma ni ubwami bw'icyuma n'icyondo bivanze, cyangwa se ni ibihugu by'ibihangange byifatanirije hamwe n'ibihugu bikennye muri oni. Ibyo niyo bavuze ngo ni ubwami bw'icyuma n'icyondo bigize bite bivanze. Noneho muri iyo ngoma ni ingoma ishaka ngo idini riyoboke iyo ngoma, ubupagani buyiyoboke, intambara ziyoboke, ubupagani buyoboke. Noneho kuri icyo gihe Yesu nawe yavuze ngo ku ngoma z'abo bami Imana izimika ubundi bwami. Ni Daniel 24. Noneho mu mpanda ya 7 niho Yesu ashobora kongera kwimika ubwami bwe. Ubu bwami bwe niburamuka buje, turi buze kubona mu kanya gato kari imbere, niburamuka buje bukakwinjiramo, uzaba ufite amahirwe. Ahangaha ngiye gusoma muri Zefaniya 3 umurongo wa 9. Iyo ayo mahirwe akujemo, kawumva uko umeze wowe iyo uri mu bwami bwa Yesu. Zefaniya 3 umurongo wa 9 harimo amagambo agira ati ubwo nibwo nzahamagara ururimi rutunganye kugira ngo bose babone kwambariza mu izina ry'Uwiteka no kumukorera bahuje inama. Ku isi harimo isi y'amoko, mu birabura ariyo, mu bazungu akabayo, ariko abo bantu Imana izabahuriza hamwe, kuko ayo moko y'ubwayo barayapfa. Yarangiza yafasha gushyiraho ingoma igatuma abantu bapfa amoko, ntibapfe ibihugu, ntibapfe amabara, ntibapfe imiryango, ntibapfe ubukire cyangwa ubukene. Ahubwo ubwo niho nzaha amoko ururimi rutunganye kugira ngo babone kwambariza mu izina ry'Uwiteka no kumukorera bahuje inama. Umurongo wa 13
abarokotse bo mu Isirayeli ntibazakora ibibi, haba no kuvuga ibinyoma n'ururimi ruriganya ntiruzaboneka mu kanwa kabo, kuko bazagaburirwa bakaryama ntawe ubakanga. Aba bantu barakomeye cyane, muri bo ntawe uzakora ibibi, ntawe uzariganya undi, n'ikinyoma ntikizaboneka mu kanwa kabo. None bazahabwa ururimi n'Uwiteka, bazamukorera bahuje inama, kandi babone kwambariza mu izina rye. Aba bantu bavuye muri aya mahanga, niyo mpamvu bivuzwe ngo kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukagira ute ukima. Muri iyo mpanda ingoma y'Imana izana amoko yose hamwe, yarangiza ayo moko yamara guhurira hamwe akagera ku rwego rugira ururimi rumwe gusa, ntabwo bazavuga Ikinyarwanda gusa cyangwa Icyongereza, ahubwo bose bazaba bafite icyerekezo kimwe ku kintu, cyangwa se uko Imana ishaka bose bazerekezaho, byanyuriye mu ndimi zabo bwite, ariko bambere nk'uko Imana ishaka. Niyo mpamvu ari ngombwa gusobanukirwa iri banga dusubiye muri ya mpanda ya karindwi, kuko nibwira ko abenshi n'ubuhanuzi ntibaba babwiga. Ariko umurongo wa 17 baravuze ngo turagushimye Mwami Imana ishobora byose, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, iriho yahozeho kandi izahoraho, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukima. Amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo gucira amahanga apfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororera abagaragu b'imbata bawe n'abahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi ni igihe cyo kurimburiramwo abarimburizi. Iyi mpanda ya karindwi ifite ibintu byinshi. Amahanga yararakaye. Kubakurikiranira hafi bagenzura, amahanga afite ibyapfa, ibyo bahuriraho mu gupfa. Bwa mbere ni ukugwanira imyanya y'imbere mu buhangange, ibyo bita puissance. Yarangiza igihugu kigashaka kurundarunda ubukungu, kikarundarunda ingabo, kikarundarunda amafaranga, ariko ngo bikomere gisumbe ibindi. Iyo hagize ikindi kizamuka ngo nacyo bikomere, cya kindi kiravuga ati mbonye mukeba, bagahitamo gusenya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukugwanira ubukire, uretse kugwanira gukomera, ahubwo kugwanira ubukire nabyo bishobora gutuma amahanga arakara. Icya gatatu ni inzika. Kane ni ibinyoma ubwabyo gusa. Izo ngingo zose zikomeye zituma amahanga arakara, zituma ibihugu bishyamirana bikagwana. Mu mpanda ya kangahe? Ya karindwi, amahanga akarakara. Yarangiza muri iyo mpanda harimo kurakara kw'amahanga, kandi mu kurakara kw'amahanga Yesu yasize avuze ibizabanziriza kurakara kwayo, abivuga muri Luka 21, kugira ngo nibura abantu bajye bamenya neza n'ibivugo ibyo ari byo. Bibiliya ntacyo yagiye isiga, ahubwo haranditse 25 hati, kandi hazaba ibimenyetso ku izuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihora. Uyu murongo wa 25 wa Luka 21 uvuze ibintu bigera muri 4: izuba, ukwezi, inyenyeri n'amahanga kurakara. Ibyo ni ibintu bine. Izuba hashize nk'imyaka mafi 238 byishimye. Impamvu byishimye mu mwaka w'1780 hari mu kwezi kwa gatanu, hari ku itariki ya 19, rihera saa 4 ya mu gitondo. Ku isi yose, ku migabane yose barabimenye, kuko izuba aho rimurika hose barabimenye. Noneho muri iryo joro, kuri iyo tariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu mu 1780, ukwezi nako kwahindutse amaraso. Ubwo ubuhanuzi Yesu yari yarasize avuze, yari gushaka kwereka abantu ko bigiye kumera, maze bituma, kuko Yesu bitewe n'uko ari intwari ntatungura, ntabwo yagutungura kandi ari iki, aho yanyurira hose yakubona, ku buryo atakwibwira ngo wamukwepa. Kumukwepa kese mukwepeyeho. Uburyo bwiza bw'abanyabwenge bakora ngo babone uko babahunga, kiretse kumuhungiraho no kugira ngo hari ahandi wamwisha, ntabwo byashoboka. Niyo mpamvu intwari icyo zikora ni ukumuhungiraho akaba ari wahunze neza. Noneho Yesu we yateguje hakiri kare, avuga ibimenyetso bizaba mbere y'uko atangira umurimo we w'ubuhuza no kurangira kw'igihe cy'imbabazi ngo agaruke. Aravuga ati rero izuba rizijima, ukwezi niko kuzava umwezi wako, inyenyeri zizagwa, hasi amahanga azagira ate? Azababara. Abiteguza hakiri kare kugira ngo abantu nibazabibona bazizere. Noneho ibyo rero gukora amateka byari ubuhanuzi bitaraba, bibaye bihinduka ibyaduka. Ubwo twe turi kubivuga nk'amateka. Uwatujyana byabaye byaba ari ibyaduka, uwajya muri Bibiliya bwaba ari ubuhanuzi. Kuri twebwe ubu ni amateka yabyo, kuko byagize biti
byatambutse. Niyo mpamvu Yesu yavuze aya magambo aravuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku izuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara bumirwe, bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Bumvishije inyanja n'iki n'umuraba bihorera. Iri jambo ntabwo ari benshi bakunda kuryumva iryo ari ryo. Ni ijambo riba riremereyeho gato, ariko wakwifuza ngo wagira ngo abantu babimenye. Urabyumva neza? Bagira bati babimenye, ahari ubwenge bwa benshi bwakanguka bakamenya icyo gukorwa, dore ko icyo gukorwa kidashakashakwa, ahubwo Imana ibarashyiraho n'igisubizo bitewe na kwa kundi Imana ari intwari. Niyo itanze ikibazo itanga n'iki n'igisubizo yarangiza. Niyo mpamvu ukwezi rero nako muri ya tariki gasubiramo, izuba ryishimye ku itariki ya 19 ukwezi kwa gatanu 1780. Muri iryo joro ku itariki ya 19 ukwezi kwa gatanu 1780 ukwezi guhinduka amaraso. Hashize imyaka 53 inyenyeri ziragwa. Ubwo ni mu 1833 hari mu kwezi kwa 11 ku itariki ya 13 inyenyeri ziragwa. Yesu hari hasigaye ijambo rivuze ngo no hasi amahanga azagira ate azababa. Aya mahanga yarababaye, yabanje kubabazwa n'ibintu navuga ngo habaye hihindura amatwara mu Bufaransa byo bita Revolution Française. Nyuma haje kubaho kwitegura kw'ibihugu ngo byose bishaka umugabane w'Uburaya, ibihugu byibohore byo muri colonisation, yarangiza buri gihugu cyose kigenge. Nyuma byamanutse babonye babuze uko bagengana iwabo. Mu 1884 basatagura Afrika bayishyiramo ibihugu muri kubona bihari, yarangiza babikorera ahantu bita Berlin, ariko nta nama z'umunyafrika zibayeho. Maze hashize umwaka umwe babisataguye, bahera ko bapanga uko bazakigabana mu kwikoloniza mu 1885. Ibyo biri mu bintu byatumye barwana bategura intambara ya mbere y'isi, kuko buri wese wo ku mugabane w'Uburaya yashatse aharyoshye ho muri Afrika, maze barigwanira. Ibyo bita Première Guerre Mondiale biraba. Ibyo byose ubwo bwabuhanuzi bwa Yesu buvuga ngo no hasi amahanga azagira ate azababara, byari bitangiye bihereye kuri babantu bagiranwa n'inyanja aribo benshi. Yohana yabonye muri Yohana 14:15 avuga ngo ya amazi wabonye wa mugore yicaraho niyo mahanga, ni amateraniro, ni amoko n'indimi. Igihe bari bamaze gutegura ibyo, iyo ntambara ya mbere y'isi yahereye mu 1914, yari ikurikiye inzara iteye ubwoba bajya bita Kakwege hano iwacu. Yarangiza ariko nyuma iyo ntambara yagomba kurangiza imyaka 4, maze yarangiza kurikira inzara bita Rumanuka. Ibyo ntibyashizwe kuko bashizeho kwa kwibumbira hamwe ku bihugu, ariko imiyoboro y'itumanaho yari itarakomera. Ubufatanye bwari bitari bwaboneka, ibihugu by'ibihangange byari bitaragera ku ntego yabyo. Niyo mpamvu icyo gihe batiswe ONU, ahubwo baritaga ni Société des Nations. Ni ishyirahamwe ariko ntibyatinze n'ubundi barashamira muri ya mpanda ya kangahe ya karindwi, kugira ngo ubuhanuzi bwo kurakara kw'amahanga busohore. Noneho bashamiranye se bapfuye. Hari ikindi cyakozwe nyuma ya ntambara y'isi ya mbere kurangira kwayo mu 1918, hashize imyaka 11. Mu 1929 niho uwitwa Hitler we yahisemo ko isi kugira ngo igire umutekano yakongera gusubira mu maboko ya Papa. Aho ni mu 1929. Ubwo rero gusubira mu maboko ya Papa byari ngombwa ngo politike, imyizerere n'agaturika bihuriza hamwe bigira ubuyobozi bumwe. Maze Yohana akaba yabivuze ngo kandi gukomereka kwa ya nyamaswa uruguma rwayo nabonye rugize rute, nabonye rukize. Ni byashyo 13. Ibyo byose biri kuba mu mpanda ya kangahe. Impamvu yo gutungira gato ku buhanuzi busora mu mpanda ya karindwi ni ugutuma abaturage bo kwisi basobanukirwa neza ko isaha nubwo wayambara ntuyisome ntibyabuze umunsi kwira. Niyo mpamvu ari ngombwa kumenya neza ngo ubishaka cyangwa utabishaka gahunda y'Imana yo isohora igihe yagize ite yabivugiye. Niyo mpamvu icyakora nubwo mvuze ngo wayambara ntuyisome, nanzi neza ko yewe ndi muto cyane niho hadutse amasaha bajya bita disco, yigeze yaduka kwira.
umuzungu w'umurusiya umwe witwaga Brismich ayambaye abantu bari muri gutera imyongo ku kiganza ariko nyuma gato cyane mu isoko abantu n'abatazi gusoma bagira bati barayigura ni uko umukecuru umwe rero ayambaye bati se mukecuru ni sangapi ati namwe ni mwirebe abantu benshi cyane bafite Bibiliya hano arayigura y'icyongereza akayigura y'igifaransa akagura y'ikinyarwanda wakomotse i Burundi agashyira mu Kirundi wakomotse i Buganda agashyira mu Runyankore n'Urukiga yarangiza bose bakayanga ariko kuyibumbura ngo imubwire aho igihe kigize gite akaba nta hatandukanye n'umukecuru wagusahize atazi kwisoma dusabwa kumenya Bibiliya ngo wa Bibiliya we igitabo cyahumetswe n'Imana ugakwirakwira mu ndimi zose ziri ku isi umuntu wese ngo amenye ayumve mu rugo iwabo kuki ntakumva maze kugira ngo umenye icyo ushaka ntabwo ari Bibiliya ntabwo ari igitabo ushaka mu ibyo ushaka nko mu isoko ahubwo Bibiliya ni igitabo kiguha ibyo ushaka urumva neza nk'ubutegetsi ntabwo mwumvishe ntabwo Bibiliya ari igitabo umuntu ashaka mu ibyo agize ati mu ibyo ashaka nko mu isoko kuko mu isoko iyo ugezemo uragenda utindagura ibijumba ugakikiraho inyama ziri waba ushaka inyama akaba ari ucisha waba ushaka tomate akaba ari ucisha waba ushaka igitoki akaba ari ucisha ariko Bibiliya yo siko igize ite ntabwo ugura mu icyo ushaka ahubwo yo ni ubutegetsi n'ingoma irakubwira ngo dore umurongo w'abashaka njyewe dore uko bagenda niyo mpamvu niyo ngomba ko ntukayigurire gusoma mu ibyo ushaka ahubwo uzayigurire gusoma mu iby'Imana igushakaho nibwo buryo bwiza niyo mpamvu muri uko kutamenya igihe kigeze ngarutse hahandi ya nyamaswa ikizuruguma rwagize rute bwayishe nyuma y'imyaka nka 16 iyo nyamaswa iri kugizuruguma rwica aho ni mu 1945 ya ntambara ya kabiri y'isi yaratangiye noneho irongera ubwo indi yari tararangiza imyaka 28 irangiye noneho ibaye ubwo ndigira ngo muzumve impamvu hakeneye ivugurura niki n'ubugorozi kuko buje ku isaha yabwo kandi utayizi ntiwamenye impamvu kuri niyo mpamvu noneho ibihugu byarongeye birwana ku migabane yose y'isi yitwa intambara ya kabiri y'isi yose bituma bategura gahunda yo kuzabuza ya gatatu yo bita troisième guerre mondiale bategura izayibuza bituma bubaka icyo bita Organisation des Nations Unies iyo abenshi bavuga mu mpinamagambo ngo ni ONU mu Gifaransa ikaba UN mu Cyongereza noneho se umuryango w'abibumbye aha ntabwo hari haje wihangana nibivuga nje mu byumva neza ntabwo hari haje kubiga igisubizo cy'intambara ahubwo kwari gutegura uko bazajya bifata mu gihe cy'intambara mu byumva neza ntabwo ari ukuza gutegura gukumira intambara ahubwo ni uburyo bazajya bafata batazirwana mu gihe cy'intambara ubwo ruvuga ngo oni ntifite umuti w'intambara kuko Yesu ubwo wenyine ariwe wivuge ngo no hasi amahanga azagira ati azaba ntabwo azababajwe n'ikindi ahubwo n'undi azababajwe n'intambara ibyo rero aha ntabwo mbatinda amahanga azababara abonye inyanja inyanja ni rubanda nyamwinshi umuraba ni imitwe y'abarwanyi ya politike ibyo niyo miraba iri muri iyo nyanja yitira inyanja gusuma yarangiza abantu bagahambuka ku isi noneho ibyo byose igihe bizaba biriho ariko kawumve Yesu ko akubwira rero kugira ngo noneho mwumve ibyo nibitangira kugira bite ibyo nibitangira kubaho ngaho soma neza Bibiliya yawe maze wumve uko bizagenda icyo Yesu agutegeka ari cyo ukurikiza haranditse yagira ati umurongo 26 ngo abantu bazagusubira muri n'ubwoba no kwibwira igenda kubaho mu isi kuko imbaraga zo mu ijuru zanyeganyega byatwabivuze haruguru twabisomye ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aziye ku bicu afite imbaraga n'ubwiza byinshi ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aziye ku bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi nuko iyo byo nibitangira kubaho akamukiteho umuntu agaha agaciro ibyo nibigira bite nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora aha bavandimwe
icyo naringendere mu Rwanda karindwi cyari iki no hasi amahanga azagira ate azabona kubura imitwe yacu ubundi mu mvugo ya Kinyarwanda yumvikana wabwira umuntu ngo ni ubura umutwe kandi ararame mbese yabakoze bibiri cyangwa ni kimwe ago mbonye mwankurikirana umuntu akubwiye ngo ubura umutwe wawe akongera akubwira ngo urarame yabakubwiye bibiri ariko mu by'umwuka aricyo byari bivuze kwari kugira ngo umuntu nararama akagira ati akareba mu ijuru kandi bimwe kwari kuvana amaso ku byo ku isi bikurura ukareba ibyo mu ijuru bikurura agaciro k'ibyo mu ijuru ubwiza bw'ibyo mu ijuru bukarusha agaciro ubwiza bw'ibyo mu isi dore ko naho birahari noneho kuzararama rero ariko haba harimo uruhande rumwe mu nkurikirane neza abakunda gukurikirana kuko hari ibanga wumva ntukaba utaryumvishije cyangwa ukarisoma ariko ukaba utarisobanukiwe nurarama ariko uri mu rugendo urasitara urabyemera uvuga ngo uwakujyana ahantu hari amabuye ukareba hejuru amano wayamara kandi urebye hasi ibiri hejuru wabyica noneho bizagaragara neza ko mu ruhande rw'umubiri n'isi hari ikizapfaho ku bukristo ariko iby'ijuru biboneke nureba ibyo mu isi gusa nawe ibyo mu ijuru bizagira bite bizagucika bizagusaba ubwenge rero kugira ngo unyure muri iyi si kandi uzabona ijuru wambaye uyu mubiri utuye mu isi kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda kugira ute gusohoka rero no hasi amahanga azagira ate azababara aha usomye igitabo bita ibihanuzi ngo wacu wa kabiri mu kigwa kitubwira ngo umurimo ukwiranye na kino gihe cyacu harimo amagambo ngiye gusoma ubwo ndaba iki gice cya gatatu nabo cyo ndaba nkirangije maze ngana handi nusome sur le seuil des événements solennels turi mu nkomanizo cyangwa se mu marembo y'ibyaduka biteye ubwoba les prophéties s'accomplissent ubuhanuzi buragenda busohora une histoire étrange et mouvementée s'inscrit dans le livre du ciel amateka y'inzaduka kandi arimo imvururu ari kwandikwa mu ijuru l'agitation est universelle ubu ihindagana riri ku isi yose i Buraya ririyo Aziya ribayo mu nto nini ugiye muri Amerika biriyo ugiye hasi muri Australia wabibona ugarutse hano iwacu muri Afrika imvuru zirahari ugeze no mu wawe zirimo mu itorero ryanyu zirimo mu muryango wanyu zirimo mu ishami mukoreramo ririmo mu karere k'iwanyu birimo ntacyo wakora l'agitation est universelle niyo mpamvu na ya guverinoma gusa imwe gusa y'umugabo n'umugore n'abana batatu nayo irimo imvuru ubwo se none niba imwe gusa umuntu umwe witwa perezida witwa umugabo umugore akaba ari minisitiri w'intebe abaturage bakaba abana niba binanirana mwave bamuteyo perezida uyoboye iyo miryango ingana ikisa n'iyasaza umuntu uzi gushyira mu gaciro ntabwo yamuveye none se wamuveye gutaho nawe urwaye rwagize rute niba unanirwa gushyira byo bita amahoro mu rugo rwawe uragira ngo utaruraye mari uruzanamo amahoro none se uhuriyemo nawe basazi bose bangana baryo gusa nibo bashobora kubashyira ku murongo batariko polisi yo ibagiye hehe aho uba wagiye gupfana iwawe niyo mpamvu ibyo bavuze ngo l'agitation est universelle ntabwo washobora aya moko aracyamirana ngo cyo gupfana ubwoko bwayo bababwira mu nkambi noneho bihariye bajya kumbuka ngo yapfuye yishwe n'uburozi kandi uwo murozi ari mwene wabo kandi bahunze utari mwene wabo none ko yahunze utari mwene wabo akitwa no mwene wabo ubwo muri kumva cyaka kigira ubwoko ntabwo kigira umuvandimwe ntabwo kigira ubwoko nicyo gituma umubyeyi yica umwana we umwana akica umubyeyi we umugabo bakica umugore kuko icyaha ntabwo kigira ubwoko niyo mpamvu mujya mwumva Kayini yishe mwene nyina noneho epfati les nations sont tristes et l'état est venu de juger les morts amahanga ararakaye kandi gato gucira amabapfu iteka cyarasohoye des événements se précipitent pour préparer les jours de Dieu qui se hâte ibyo mubona byaduka byose biri gutegutsa umunsi w'umwami nawe uri kuzana ihuri uyu munsi w'umwami nawe uri kuzana iki uri kuzana ubwira uri mu gisa cya nyuma igisa cya nyuma iyo yitwa hypophyse imaze gufata kitostosine ikagashyira mu nkondo y'umura
ababyeyi muri ako kanya uriya murukenera kwifungura bwangu maze ibise bigacicikana. Icyo gihe umubyeyi rero ibise bigucicikana ntabwo ashobora kuvuga ati nimumfungurire umuziki nubwo waba uri kuvuga, nta nubwo wamurarika ngo ajye mu bukwe maze ibiryo bihiye biryoshye ntabwo yabiryaho bitewe n'iki n'igise. Niyo mpamvu umunsi wa Nyagasani nawo uri kubirute uri kuza uri kumva gato cyane ngo indege zamanutse, bikira aho ngaho gusa ngo imodoka zirahumanye, bikira aho ngaho ngo amazu arahiye, bikira aho ngaho imisozi iracitse, mu kandi kanya gato gusa ngo imyaka irahumbye, mu kandi kanya gato ngo izuba ryagiye kitari cyo, mu kandi kanya ngo imvura yabaye imyuzure. Ni precipitation. Hariho ibintu biri gutwaza umwene mutu atashobora gukontorora ku isi, ariko ni mu mpanda ya kangahe? Ya karindwi. Nta ya munani zabaho rero ko bajya basoma Bibiliya. Nta ya kangahe? Il ne reste plus que peu de temps, hasigaye agahe gato cyane. S'il n'y a pas encore de mere général, nubwo hari aho tugenda tubona amahoro gato gato. Hepfo baravuga ngo déjà une nation se lève contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Ubishyanga rihagurukira irindi, ubwami bugatera ubundi. Les 4 vents sont encore retenus. Nyamara ibyo biri kuba imiyaga ine igifashwe. Imiyaga ine ikigizite igifashwe jusqu'à ce que le serviteur de Dieu soit scellé au front. Iyi miyaga irafashwe izaba igizwe n'intambara y'imyizerere, iyo ni imwe, intambara y'amadini, intambara ya imyizerere, politike, amoko n'amajyambere. Iyi miyaga uko ari ine irafashwe, yose izagirukana, ariko iracyafashwe ngo abantu b'Imana babanze bashyirwe ikimenyetso mu ruhanga. Noneho mu mpanda ya karindwi hariho no gushyirwaho ikimenyetso cy'iki? Burya amahanga agomba kubabara, ariko n'abantu b'Imana bagashyirwaho iki? Ikimenyetso muri iyo mpanda ya karindwi. Muri iyo mpanda ya karindwi Yesu agomba kugaruka akagororera abera nabo bashyize izina rye. Ubwo mu mpanda ya karindwi Yesu azagira ate? Azagaruka. Ubwo ndaboneraho no kubwira abafite imyizerere ngo yuko Yesu azaza mu ibanga, ngo umuntu azajya gukanguka asanga abandi bagize bate? Bagiye. Oya, siko Bibiliya ivuga, niko bakwigishira abatoraguyemo kamwe, ariko ntabwo ariko Yesu azaza. Yesu si ikigwari ngo aze nk'uwibye, ahubwo azaza ku mugaragaro, ku buryo wumva ibyahishuwe 16:12 hakubwira neza ngo umurongo wa 14 haranditse ngo ijuru rikurwaho nk'uko bazinga igitambaro igitabo cy'umuzingo, imisozi yose n'ibirwa byose bikurwa ahantu habyo, abami bo mu isi yose n'abatware bakomeye n'abatware b'ingabo n'abatunzi n'abubasha n'imbata zose n'ab'umudendezo bose bihisha mu maso, bihisha mu mavuno mu bitare byo ku misozi, babwira imisozi n'ibitare bati nimutugweho muduhisha amaso yicaye kuri iriya ntebe n'umujinya w'umwana w'intama. Bazaba babibona, bazabona Yesu yicaye ku ntebe y'ubwami, bahereko bavuga bati umugabo w'ingabo azirukanka nta mayisikoti, wari ufashe intwaro ye kwitabarana, yarangiza uwo ari we wese ahandi hose azavuga ati muduhishe amaso yigize ite. Ngo bahereko baza ati mbe none ku munsi ukomeye umujinya w'Uwiteka usohoye kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe? Ubwo niko abantu bazibaza bizaba byabaye ku mugaragaro. Ni ibyahishuwe 6 umurongo wa 12 kugeza 14. Noneho ngarutse hafi rero, impamvu y'iri jambo rikomeje, harakomeze ngo Satan est activement occupé à préparer des plans en vue du dernier grand conflit auquel prendra tous les peuples de la terre. Satan ari muri gahunda iteye ubwoba, bafite umwete ukomeye wo gutegura gahunda y'intambara iheruka, ku buryo buri bwoko bwose bwo ku isi buzagira icyo bumukorera, ku buryo buri bwoko bwose bwo ku isi buzagira icyo bumukorera. Ari muri plan ku buryo buri wese azabona akazi, ariko agira icyo akorera nde? Satani. Bien que l'évangile ait été prêché dans le monde depuis bientôt 2000 ans, nubwo ubutumwa bwiza bumaze kubwirizwa hafi imyaka 2000, Satan fait miroiter aujourd'hui encore aux yeux des hommes la même scène. Satan arazana ishusho ya picha présentée au Christ, ya picha yeretse Yesu yongeye kuyereka abantu. Aha ntabwo mbitindaho cyane, ahubwo ndashaka kugira ngo nibura buri wese akurikirane iri jambo ugiye gusoma aha ngaha. Il faut que soit suscité des hommes. Ubwo none intandaro ninjiye mu ishami rya 4,
iyi ngingo mbaye nyivuyeho nayo wibuke ko tugira ngo turebe imperuka bwa mbere muri iyi ngingo twamaze kureba imperuka n'ishusho yayo kabiri twabonye satani n'ibyo ashaka gatatu tumaze kurebera hamwe ukuntu amahanga ababaye mu mpanga ya karindwi gatatu ni za mpanga ya karindwi kane tugiye kureba none abantu Imana ikeneye muri kino gihe kugira ngo noneho abantu nabo turarangiriza kuri iryo torero bazaba bagize kuko nibamara kuboneka tamu uko bizabera. Il faut que ce soit suscité des hommes qui ouvriront les oracles de Dieu à la face de tous les peuples. Ni byiza ko mu gihe nk'iki ngiki Daniel 24 ku ngoma zabo bami Imana izimi ku bundi bwami butazahanguka utasimburwa n'indi shyanga buzamenagura busiribanga ubwo bwami kugira ngo buboneke hagomba kuboneka abayoboke babwo. Impamvu il faut que soit suscité des hommes qui ouvriront les oracles de Dieu à la face de tous les peuples de tous les peuples. Birakwiriye ko havuka abantu hahaguka ni ngombwa ko hahaguruka iki abantu batazagira ikindi bakora kera kirabura kiretse gufata ibyavuzwe n'Imana bakabibumburira abantu. Sinzi ko njyanye namo kwingi Abagatulika bavuze ibyabo, abaporoso bavuze ibyabo, abapagani bavuze ibyabo, abazungu i Buraya bavuze ibyabo, abanyamerika muri Amerika bavuze ibyabo, abarabu bavuze ibyabo. Buri muntu wese yavuze ibyo niwe n'ahatuye. Hakenewe noneho ko haguruka abantu bavuga ibyera byo Uwiteka imbere y'abantu. Akaba nta kindi ayobora kuvuga akakongera gusubira ku mivugire y'abahanuzi bajyaga barangiza kuvuga hakanwa kabo ariko bakoresheje ariko agasoza avuze ngo uku ni Uwiteka avuga. Abo nibo bantu bakeneye guhaguruka bagahaguruka maze yarangiza bakabwira isi ngo uku ni Uwiteka yagize ati yavuze epati wamubwiye atari ku dini ryacu akubwira atari ku Uwiteka niko yavuze. Wavuga ubwoko bwacu akubwira ati ni ku Uwiteka yavuze. Igihugu cyacu ati ni ku Uwiteka yavuze. Umurimo nkora ni ku Uwiteka yavuze. Byose bakazajya bita icyo gihe Uwiteka wenyine ni uzogezwa. Epati des hommes de tout rang et de toutes capacités de dos variés. Aba bantu bazakora ibi bintu azaba ari ab'inzego zose b'ubushobozi bunyuranye b'impano zinyuranye. Azaba ari iki? Ni inzego zose ubushobozi ntabwo bagize bate babunganya n'impano zabo ntizigize bite. Bazaza bafite impano zinyuranye. Ubu ndi gukora hano ntabwo nguyu birari gukora ntabwo nabishobora. Murabyumva neza? Uwaremye aka kantu ntabwo ninjye nange ntabwo nashobora gukora. Ariko uyu waremye kano asabwa guhura nuko avugiraho. Uyu nawe ubikorera tekinike nawe akaza. Uri uririmba nawe agahimba indirimbo. Yarangiza uza gutega amatwi akazabishyira mu bikorwa nawe akaza. Hakaza ari abantu b'inzego zinyuranye bafite ubushobozi bunyuranye n'impano zinyuranye ariko bagambiriye gushyira imbere y'abantu bari ku isi ibyera byande by'Uwiteka. Noneho qui s'agit de concert en vue des résultats communs. Bazajya baremana inama. Aba bantu bafite ubushobozi bunyuranye, bafite impano zinyuranye, bafite inzego zinyuranye. Icyo bagambiriye no gushyira imbere y'abantu ibyera by'Uwiteka ariko bo ubwabo ntabwo azaba ari ibyigenge. Bazajya bakorana inama ngo bagere des résultats communs, ngo bagere ku mugambi umwe cyangwa se ku musaruro werekeje hamwe. Abo bantu ils s'uniront dans l'œuvre, bazifatanyiriza hamwe mu murimo qui consiste à porter la vérité au monde. Uyu murimo bazaba bari gukora ni uwo kujyana kuri mu isi. Mukurikira neza abo ni bose kuvuka muri kino gihe. Epati chacun accomplissera la tâche qui lui a été désignée personnellement. Buri wese azaba soza ikivi Imana yamushinze ku giti cye. Buri wese azaba ari gusoza ikivi Imana yagize yamushinze kuki ku giti cye. Aba bantu nibo bakenewe. Nibamara gukenerwa kawumve uko bizabagendekera ku bwa butumwa bazaba batwaye. Page 425 handitse ngo une grande œuvre qui consiste à placer devant les hommes les vérités salvatrices de l'évangile. Umurimo ukomeye ubwo wo gushyira imbere y'abantu kuri kubakiza ku butumwa bwiza. Ukuri kubakiza kwiki
ugomba ko doit être accompli, uyu murimo ugomba gukorwa, c'est le moyen établi par Dieu pour résister à la corruption morale qui envahit le monde. Ubutumwa bwiza ni uburyo bwashyizweho n'Imana ngo buvure kononekara ko mu bwenge kuri mu isi. Abantu mu bwenge bamaze kononekara bakeneye ubutumwa bwiza. C'est c'est sa façon de restaurer son image morale dans l'homme. Ni uburyo Imana yateganije ngo ivure igarusho y'Imana mu muntu. Ni uburyo mu butumwa bwiza bikira kononekara ko mu bwenge. Mu butumwa bwiza bigarusho y'Umwana y'Imana mu muntu. Gatatu, ce sont les remèdes à la désorganisation universelle. Ni wo muti w'Imana wo kongera ni wo muti wo kuvura akajagari kabaye rusange mu isi. Umugore anyuza, umwana akanyuza, umugabo akanyuza, umutura akanyuza, umutegetsi akanyuza, byabaye icyo bise désordre. Hariho désorganisation. Noneho c'est la puissance qui rapproche les hommes. Ubutumwa bwiza ni imbaraga. Ubutumwa bwiza ni iki? Ni imbaraga yegeranya abantu maze ikabagira umwe. Kandi kwegeranya abantu kabagira umwe na Efeso 2:14. Uwo niyo mahoro yacu yahinduye ababiri kuba umwe, yicisha ubwanzi umusaraba, azana amahoro atyo. Iyo ubwanzi bupfuye abari babiri bahinduka umwe, yarangiza kandi abari babiri iyo bari babaye umwe kandi ubwanzi bupfuye, amahoro abagize ate? Ababonetse. Niyo mpamvu ushaka amahoro yakwemera ubutumwa bwiza, ushaka ubufatanye yakwemera umusaraba. Niyo mpamvu kandi wemera ubutumwa bwiza ubwanzi bugapfa, na mu isi ababaye amahoro. Ubwo rero ndagira nti iki gice cya kane cyerekanaga neza ko byanze bikunze muri icyo gihe hakenewe abantu b'inzego zinyuranye, impano zinyuranye, ubushobozi bunyuranye, bakabumburira abari ku isi ibyera byane by'Uwiteka, bagakorana inama, bagahuriza hamwe icyerekezo, bagambiriye ngo isi yose imenye ubutumwa bwiza, maze ubutumwa bwiza bukegeranya abantu, abari babiri bagahinduka umwe, umwiryane w'amoko n'uw'amahanga n'uw'amadini ukabwiza ute? Kaburangiye hagati y'abagabo n'abagore umwe bukaza, hagati y'abavandimwe bukagaruka, hagati y'abaturanyi bukongera bukaza, mu gihugu hakaba umutekano, maze abarara bagenda barinze umutekano, bakabura ibyo barinda kuko abantu bari mu mahoro kandi barashakirana. Noneho icyo ni ubutumwa bwiza bubikeneye. Akajagari gahari kakagira gati kakarangira, ni ubutumwa bwiza bukenewe. Aho bigituma abantu batabwishimira nuko batabuzi, noho bundi ni amahirwe yabo kubona ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu n'uwagira ababwemeye mu mudugudu ntabwo yahora kiranura imanza zidashira z'abagabo n'abagore. Uwagira ababwemeye ntiyagira abasore banywa urumogi. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza ari umuti w'akajagari mu isi. Noneho ku ngingo rero iheruka, ba bantu barabonetse rero, bagiye gukora inama, bagiye gukora itorero ry'Imana ku isi. Iryo torero hari butindeho rizabaho, ariko mu gihe cy'iki ngiye gusoma wenda ngo nibura buri wese abashe kumva ibisabwa. Baje mu kigwa bise ngo ni Enoki na Seti, harimo amagambo atubwira ngo kubakurikirana Seti na Enoki na Seti baravuze aya magambo nshaka gusoma. Mu gihe njyanirana n'uko ijambo ry'Imana ryabivuze, avuga aya magambo menshi kugira ngo nibura tuye turushaho kumenya neza icyo Imana ibidushakira mu gihe nk'iki ngiki. Mbere y'uko Yesu agaruka, hazabanza habeho ibintu byinshi, aho ni paji ya 63 haranditse ngo il vit aussi qu'à l'époque de ce retour. Ni Enoki wari kubyerekwa, yabonye ko Yesu naza kugaruka, la terre serait habitée par une génération fanfaronne, présomptueuse, rebelle, renière, vrai Dieu, méprisant sa loi, rejetant son fils et son sacrifice rédempteur.
Enoki yabonye ko Yesu azagaruka abantu ari inkunda rubyino, isi zabituwe n'inkunda rubyino, isi zabituwe n'abantu biyemera, isi zabituwe n'ibyigomeke, isi zabituwe n'abahakana Imana imwe rukumbi, isi zabituwe n'abahinyura amategeko yayo, isi zabituwe n'abatemera Yesu n'igitambo cyo gucunga. Iki gihe ntabwo ari cyiza. Ibi bintu mubyumve neza. Bavuze ngo une génération fanfaronne, présomptueuse, rebelle, renière, serve Dieu, méprisa sa loi, rejetait son fils et son sacrifice rédempteur. Abantu igisekuru cyo n'urwacu ni imyaka 25 kizaba ari igisekuru cy'inkunda rubyino, kizaba ari igisekuru kiyemera, kizaba ari igisekuru cy'ibyigomeke, kizaba ari igisekuru kitemera Imana imwe rukumbi, kizaba ari igisekuru gihinyura amategeko y'Imana, kizaba ari igisekuru kitemera Yesu n'igitambo cyo gucunga. Ngicyo igisekuru Yesu azagira ati gusohoramo abantu bakaba beza, azaba ari intambara mu zindi, nubwo itazakoreshwa iby'umubiri, aho bizakoreshwa intambara y'iby'umwuka, abantu bambaye ukuri kandi bambaye n'ubukiranuka. Niyo mpamvu hazaba hakenewe rero abahe bantu, aho muri Zaburi 45, Zaburi 45, ubwo ndi mu ngingo iheruka yo kurangiza uyu mugambi w'iki gice. Aravuze ngo umurongo wa 3 kugeza wa 5, umurongo wa 3 n'uwa 4, wantwariwe ambara inkota yawe kwitako, ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Wantwariwe ambara inkota yawe kwitako, ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. 4, ugenda n'icyubahiro uri kwifarashi uneshe, urengera ukuri ubugwaneza no gukiranuka. Wumva abantu b'abarwanyi baje, ntabwo ari abazanye imbunda, ntabwo bazanye imihoro, ntibazanye amafuni, ahubwo baravuze ngo wantwariwe ambara inkota yawe kwitako, ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro. Ambara ubwiza bwawe, wambare n'iki? N'icyubahiro. Maze ati ugenda n'icyubahiro uri kwifarashi uneshe, urengera ukuri, icyo ni kimwe, n'ubugwaneza no gukiranuka. Aba bantu icyo bazaba bagambiriye ni ukurengera ibintu bingahe? 3. Bazarengera ukuri, icyo ni kimwe, bazarengera, nkurikira neza, aba bantu bazarengera ukuri, barengere ubugwaneza, barengere no gukiranuka. Kugira ngo ibi bigereho bigusaba kuzuza ibintu 3 bikomeye, icyo bita piété, justice et sagesse. Bizabisaba umuntu kwera, bimusabe gukiranuka n'ubwenge, bizamusaba kwera. Yesaya 35:8 ngo iyo nzira zitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, izabiya bandi abagenzi nubwo baba barabaswa, iyo nzira ntibazagira bati. Ni inzira idasaba amashuri menshi, ahubwo isaba kwera gusa. Ntisaba ubukire, ahubwo isaba kwera. Niyo mpamvu iyo nzira zitwa inzira yo kwera gusa. Iyo bita piété, nicyo bita devoir envers Dieu. Ni inshingano wowe ufite ku Mana yawe. Imana yakureba mu mutima, ukureba mu mutima, ikavuga ngo uyu muntu nta nzika afite, nta nzangano, nta matiku, nta binyuma bimubitsemo, nta buriganya arimo. Icyo ashaka ni uko abantu bose bamererwa neza. Mu mutima Imana ireba, mukamubana amahoro, uko ufite kwera. Gukiranuka rero ni wowe kuri mugenzi wawe. Uba ufite ibyo bita valeur sociale, morale na religieuse. Kuri wowe uba ufite agaciro mu bwenge bwawe bwo gutunganya, ukagira agaciro ku mibanire yawe n'abandi, ukagira agaciro mu iyobokamana, bigatuma wiyumvamo ko undagomba kugira icyo umumarira, byanze bikunze atazakwitura, ahubwo umeze nk'izuba, umeze nk'inyenyeri, umeze nk'amazi, umeze nk'avoka. Mbese avoka yeze mu murima w'umuzungu, umwirabura yayirya ikamuniga? Oya. None yeze mu murima w'umwirabura yakwanga umuzungu? None se amoko ko cyamiranye, ibijumba nabyo bijya bishyamirana nayo? Iyo wamaze kwera imbuto, wowe uzera ukabaye nk'igiti cyatewe hehe? Hafi y'umugezi, ukabura umugisha ku bantu bangana iki? Bose ngiyi impamvu nyamukuru y'aba bantu bazarengera kuri. Naho ubwenge ni ukuyawumva iby'Imana ukabishyira mu bikorwa. Matayo 7:24. Aha hantu ngana maze kubera ku ntango y'aba bantu aba ari bo, akaba hasigaye kwerekana neza ngo mbe iryo torero rirakora iki. Reka muryumve neza by'ubwaryo gusa, ntagiye kure. Aba bantu bemeye kubijyamo, bemeye kugira bati
ejo numvaga abantu baza kubireba no kubatizwa bati uwabatizwa mu mazi menshi ariko nge ntabwo ndi buvuge ari uwabatizwa muri menshi no muri make nge ndasobanura umubatizo gusa icyo ari cyo muri kino gitabo abavuga ibirebana n'umubatizo bakavuga bati page 461 hano ngo après le baptême hirya yo kubatizwa cyangwa se urangije kubatizwa deve que nous prononçons lors de notre baptême ont une signification très étendue. Imihigo tuba duhize iyo turi kubatizwa, iyo imihigo duhize turi kubatizwa ifite ubusobanuro bwagutse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, kubatizwa mu mazina atatu, irya Data wa twese, iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Bwa mbere ubatirijwe mu rukundo kuko Imana ari urukundo, ubatirijwe mu bwenge kuko Yesu ari ubwenge, ubatirijwe mu bushobozi bwo gukiranuka kuko Umwuka Wera ari imbaraga. Niyo mpamvu ubatirijwe muri ayo mazina atatu, ubwo biravuze ngo muri Data wa twese azanyurwa, muri Yesu azaba afite kwizera, kandi mu Mwuka Wera azaba afite gukiranuka. Niyo mpamvu ayo mazina araguherekeza mu buzima, rimwe rikagutera kunyurwa, irindi rikagutera gutsindishirizwa, irindi rikagushoboza gukiranuka. Niyo mpamvu bafite ayo mazina atatu batayizera by'igice bafite ibyo bintu. Ni ngombwa ngo babe banyuzwe maze kugira neza ye kwibwira ko bizashira. Kabiri, aratsindishirijwe ko azi ko Yesu yapfiriye, ubwo ari yahishwe muri Yesu kuko yemera ibyaha bye akabyihana kandi akabyatura. Umwuka Wera azamwegera amushoboze gukiranuka kuko umuntu ntacyo ashobora gukora atabashobora n'imbaraga z'ijuru. Niyo mpamvu yo kubatizwa. Hepati, et nous ressuscitons avec lui afin de vivre une vie nouvelle. Turazukana nawe kugira ngo tugire imibereho biranye nuko twari tumeze, imibereho mishya. Notre vie doit être unie à celle de Christ. Muri aho kandi wamaze kubatizwa afata impagarike ye, umubiri we akawunga n'uwa Yesu. Ndagira ngo ndikubona abenshi bazanye amamoto, abandi bazanye amagare, hari n'imodoka. Urabyumva neza? Mu kanya gato cyane igihe umuntu ari kwicara mu modoka shoferi akayatsa, iyi modoka muri kureba nubwo yageza hariho na zimwe nabonye n'ejo zari zihari, nubwo n'ejo zari zihari, iyo shoferi agera ikabuga yarangiza avuga ngo waye malariya, wa modoka we ni hahandi twavuye. Mbese yari kugera hano, iyo modoka hano ntigize ite, ntabwo ihazi. Ubwo iyi modoka itagize ite, itahazi, ni nako nawe nk'umunyabyaha utazi gukiranuka ukeneye indi mbaraga itari wowe kuyemerera igatura muri wowe. Iyo mbaraga yaguturamo ugashobora ibyo wibwira ko utashobora, kuko umushoferi ukuri matananirwa akaba ari umenya neza ngo hari ibibazo, ifata utyo, haramanuka itonde, harazamuka shyiramo akabaraga, haranyerera fata inkingi. Bityo iyo mbaraga iri muri wowe gukoresha ibyo gukiranuka ishobora gukiranuka. Yo ntabwo irwaye, yo ntabwo yacumuye, yo ntabwo yibeshye, yo ntabwo ubworyi buyirimo, yo ntirwaye, yo si umututsi kandi si umuhutu. Mwakurikiranye neza? Niyo mpamvu yikurimo uburi cyarimo gishya. Niyo mpamvu muri twatuyira umushoferi bitewe no kumenya umuhanda aragenda amenya ngo hano ni lisansi nike, hano ni ugukatirana n'izindi modoka ariko turi kumwe, yarangiza hano ni ukwihuta, hano ni uguhagarara. Niwe umenya ngo ni feruje, niwe umenya ngo haramanuka, niwe umenya ngo hari imodoka, niwe umenya ngo esansi irashize, icyuma kirashaje. Niwe wenyine ubimenya. Uwo mushoferi niwe dukeneye. Yarangiza ngo muri wowe aho kwibwira ngo ibyo unanirwa Imana izabikuraho, ahubwo ngo ibyo inanirwa Imana izabite izabishoboza, kuko ntacyo mushobora gukora mutagize mutamfite. Mu mubatizo nuko bimeze. Ntabwo umubatizo ugabanya ibyanditswe, ahubwo umubatizo umuguha ubwishingizi bwo kwifatanya n'imbaraga yabyandikishije ikabigushoboza. Noneho niyo mpamvu ababatijwe neza babaye ibyaremwe bishya ntabwo barwana n'inyandiko, ahubwo basabira inyandiko ngo bazishobore. Noneho ndatambutse. Notre vie doit être unie à celle de Christ. Imibereho yacu igomba gufatanywa n'iya Yesu. Désormais, le nouveau baptisé doit toujours se l'appeler qu'il est consacré à Dieu, au Christ et au Saint-Esprit. Uhereye ubwo uwabatijwe abazi ko yihaye Imana Yesu n'Umwuka Wera. C'est le grand but de sa vie, niwo mugambi wo kubaho kwe. Toutes les autres considérations doivent devenir après. Ibindi byose uw'agaciro ku isi bigomba kuza mu mwanya wa kabiri. Ibindi byose uha agaciro, kugira Yesu biruta inzu, kugira Yesu biruta umurima, kugira Yesu biruta amashuri, kugira Yesu
kuko hari n'ahazakubwira wakwibaza mu benda bahonda akubwira ngo nasoho mu ijuru aziko namwe mugize gute mubifite yarangiza wajya kwiheba kugira ati ninjye bwugamo wajya kunanirwa akavuga ati ninjye mbaraga wajya kubura ubwenge ati ninjye bwenge yarangiza wajya kubura amaso ati mfite umutwe wo gusiga ku maso Yesu ni byose kandi ashoboye byose niyo mpamvu avuze ngo niwo mugambi wo toutes les autres considérations doivent venir après ibindi byose bigomba gufata umwanya wa kabiri il a déclaré publiquement qu'il ne voulait plus vivre désormais pour lui-même ni mener une vie insouciante et médiocre uwabatijwe by'umutima atari umubiri wabatijwe gusa akaba atari umugenzo w'idini atari uko abandi babikoze n'abareba ubatijwe abahamije ati uhereye none sinzongera kubaho ku bwanjye gusa ntacyo mariye abandi ahubwo nzabaho mfite icyo mariye abandi mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien ni urugo rwa Kristo iranditse barimo amagambo yavuze ngo nitugera mu ijuru ngo ntawe uzabwira Imana icyo yimariye ntawe uzicara ngo avuge ngo Mana yanjye rero inzu yari nziza harimo intebe nziza nambaraga neza nahinduranyaga buri munsi nari mfite ubuki n'imineke bitava mu kabati abana banjye barya uko bashaka indazi n'amukati byaraho ubuki bwose bwaraho umugore wanjye icyo ashaka cyose yarakibonaga ntabwo umuntu azabiratira iki kuko wakoze ibyo yakoze neza muri iyi si ni mwiza pe ariko muri Yesaya 3:2 hatubwira ngo umunyabuntu buke bazaba batakimwita umunyabuntu mu gitabo cyitwa Guide de formation personnelle baranditse ngo umunyabuntu buke ninde ngo ni umuntu mubare umuntu abe ukunda abamubyaye akanabaha agakunda uwo yashatse akanamuha agakunda we yabyaye akanabaha agaha inshuti ze akazinezeza n'umutabaje akamugoboka uwo niwe munyabuntu buke natwe uwo niwe twita umunyabuntu buke niyo mwakurikira umuntu ureba se na nyina akavuga ati mama nawe data ntimugaharire akabahumuriza akabakomeza akanabagaburira akabahagurira ibyiza byo kurya byiza inzu nziza yaba nakomeye azamuzira akabaha imodoka ntabwo ari mwiza umuntu umugore we abazi icyo ashaka ku isaha ashaka kandi anezerewe akakimuha nawe anezerewe ntabwo amugabo mwiza none se abana badashavura bakamenya neza ngo dufite papa ntituzaba imfubyi akiriho icyo bashaka cyose bakibona ntabwo uyu mubyeyi ari mwiza w'umugabo none se umuntu wibuka ngo naramutse nungutse none inshuti yanjye ntisabiriza kandi mfite niwe ntabwo ari inshuti nziza none se umuntu ubwira uti naramutse nabi agakora mu mufuka akagira ati muri kino gihe ntiyarakwiriye kwandika wowe ukiranutse none Bibiliya nivuze ngo umunyabuntu buke bazaba batakimwita ni umuntu ureba kure akamenya no guhuta ari gusabe kuko mu mutima mu miterere dufite turatandukanye hariho abantu inzoka igonga mu nda ari ukuburara akabwira uwo bicaranye ngo yarwaye inzoka agahisha akaboroke hari abantu barwara umusonga wamukubita akiyumanganya akicara bateze ko bicara ati niko byo bwende izuba riri kuvanya numva ncitse intege kandi aho yagize ate yarwaye yarembye abo bahisha agahinda batyo n'ubukene n'umubabaro bakeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana ngo arebe ingorane zabo avuga ati uyu muntu ndamuzi nta kazi afite aha hantu arakodesheje abana ni benshi umugore nta kazi agira nta tongo afite ngo ahinge yarangiza akavuga ati burya niba kubaho bingora uyu we bimugoye ku bigatuma ukabakaka abo bantu barakenewe hakeneye abantu bareba ingorane z'undi atazibabwiye hakaba n'abandi nabo bari aho gusa abajya bita ngo ni caractère phlegmatique ni abantu yicara nk'aha none basanga yitangira itama mbese ko ndi kubona ubabaye byagenze bite ati iki gicu sinkizeye bigenze bite nsigaranye 200 muri inzu udufuka ni 2 tw'umuceri ndi gutekereza ibyo bazarya mu kwa mbere byanyobeye ari mu kwezi kwa 9 abujijwe ibitotsi n'ibyaryari niko koreka dutiye duteganyiriza igihe ariko ntitukaganyira igihe ibyo ahangaha urumva ko iyo mitima idahuye noneho ubihisha n'ubigaragaza mbese barasa none hakenewe abantu b'Imana niyo mpamvu uyu muntu arahiye ati uhereye none ntabwo nzongera kubaho ku bwanjye nimene une vie insouciante et médiocre ntabwo nzongera kugira imibereho itagira icyo yitaho
nta nubwo nzaba ikivume. Ntabwo sinzikubira ni kimwe, sinzabaho ntagira icyo nitaho. Gatatu, ntabwo nzaba ikivume. Amazina 3 yabatijwemo amusize ku mihigo 3. Izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, nawe ararahiye ngo ntabwo azongera kwikubira, ararahiye ngo ntabwo azongera kubaho ntacyo yitaho, ararahiye ngo ntabwo azongera kubaho ari ikivume. Donc, il a fait alliance avec Dieu, il est mort au monde, il vivra pour le Seigneur. Uyu ararahiye wabatijwe ati nsezeranye n'Imana yanjye. Agize ati alliance muzibona zimwe muri muzibona, ariko iyo bagiye gukora divorce murabigira. Ariko uyu muntu abasezeranye n'iki? N'Imana ko abaye uwayo. Icyo ni kimwe. Kabiri, iby'isi apfuye kuri byo. Gatatu, abaye hari wa Nyagasani. Kane, il employera à son service toutes les capacités dont il a été investi. Ubushobozi bwose Imana yamushyizemo buzakorera Imana ye. Muzirikane neza ibi. Uyu muntu asezeranye n'Imana. Kabiri, niba mwakurikiranye neza, apfuye ku by'isi. Gatatu, mwakurikiranye neza. Ahantu nimuhazirikana neza mu bibare. Uyu muntu warahiye akavuga ati uhereye no sinzikubira. Kabiri, ntabwo nzabaho ntagira icyo nitaho. Gatatu, sinzaba ikivume. Kane, asezeranye n'Imana. Gatanu, arahiye ko apfuye ku by'isi. Gatandatu, arahiye ati impano zose zindimo zizakorera Imana yanjye. Uyu muntu niwe wabatijwe, rero ababatijwe batya bubake bazaba itorero ry'Imana. Nibamara kuba itorero ry'Imana bizagenda bite? Bizagenda bite? Ahantu ngiye gusoma naho muhiteho, haranditse ngo dans chacune de nos églises devrait y avoir un fonds de pauvres. Muri buri torero ryacu ryose agomba kubamo umutungo wagenewe abakene, agomba kubamo umutungo wagenewe que chaque membre offre un sacrifice d'action de grâce une fois par semaine ou une fois par mois. Buri mwizera wese najya ashimira Imana, ajya turisha ituro ry'ishimwe rimwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi, comme il conviendrait le mieux, uko bimushobokera. Cette offrande exprimera notre gratitude pour la santé, pour la nourriture et les vêtements qui nous ont été dispensés. Iyi mpano, iri turo ryacu ry'ishimwe rizaba ituro rigaragaza ko twanyuzwe n'uko turi bazima. Tuzaritura kuko twariye, tuzaritura ko twambaye. Iri turo ryacu rizaba rivuye ku mutima utari w'idini, ahubwo umuntu azavuga ngo kuba mbaye muzima reka n'urwaye arye, kuba njyewe nariye reka uburaye nawe abibone, kuba nambaye reka uwambaye gusa nawe agira ati yambare. Dans la mesure où Dieu nous aura bénis, nous donnerons pour les pauvres de souffrir et de nécessité. Uko Imana izaba yaduhiriye, tuzajya dutanga amaturo yacu ngo umukene, utishoboye n'umerewe nabi nabo batwungukireho. Itorero ry'Imana zaba rigizwe n'abo bantu bazi kubara amahirwe yo kubaho, y'ubuzima, yo kurya no kwambara, bakifuza ko n'undi muntu ariko agira ati abako. Niyo mpamvu iryo torero niriboneka, ubwo niyo mpamvu Yesaya yavuze ngo bazitwa bica ibyuho, abasibura inzira zijya mu ngo. Rero mu gihe nk'iki ngiki, aho buri wese asabwa kuba mu itorero ry'Imana, kandi akaba mu itorero ry'Imana atarimo gusa, ahubwo ari we ryo. Yarangiza kugira ngo nibura abe wa undi uvuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri, namwe muri iki muri amashami. Bwa mbere Yesu niwe muzabibu, natwe tugomba kuba amashami ye. Bivuze ngo ushakisha imbuto ntasoroma ku gishitsi, ahubwo asoroma ku ishami. Ubwo ushaka Yesu azajya abona amashami amuteyeho, ayo amashami amushatseho ntabwo ari uzajyana, ahubwo uzera imico bagira bati bera. Niyo mpamvu muri iyi mperuka, muri iki cya kane cya gatanu, nifuzaga ko buri wese amenya neza ko abantu bose banjira muri ingoma bya bwa kabiri yarangiza bakabatizwa mu mazina ngahe 3, bakarahira bibi mazeyo bati nukuri uhereye none sinzongera kuba umuntu utagira icyo yitaho, sinzaba umuntu wikubira, kandi ntabwo nzaba ikivume. Nsezeranye n'Imana yanjye, ntabwo nkiri uw'isi, cyangwa se mu yandi magambo imbaraga n'ubwenge byanjye
ntabwo inyungu yabyo yose izabuyoboka isi, ahubwo n'Imana izambonaho n'abantu. Noneho hirya yaho uyu muntu ati impano indimo yose izakorera guhesha Imana icyubahiro. Nguko uko abo bantu bazaza, nibamara kuzana yari umwe, bakaza ari babiri, bakaza ari batatu, abo bantu bayobotse amahame y'Imana bazitwa urubyaro rw'umugore. Ni urubyaro rw'umugore kubera iki? Ni uko itorero ry'Imana ni amahame y'Imana. Ayo mahame y'Imana ni Imana inyurizamo ikabona abantu bayo. Itorero ryigisha ryitwa umugore, abayashyira mu bikorwa bakitwa urubyaro. Murambishe neza iki? Itorero ryigisha ayo mahame y'Imana, Imana ngewe ndashaka ko ariko Imana ivuze, ababyigisha batyo hakagira abandi bamara kubyumva bakabishyira hehe, bitwa iki? Ni urubyaro rw'ayo mahame. Bivuze ngo uwo mugore, ayo mahame nyamara uyu mugore abyaranye nande? Abyaranye n'Imana yashyizeho. Nk'uko umugabo abyarana n'umugore, umugore akariwugira ibise, niko n'itorero ryigisha amahame y'ukuri ribyara abakiranutsi, ariko ubukiranutsi bwarashyizweho n'Imana. Rero aha agashami gato ntabura kurangirizaho, n'aka ngaka ntabwo bazakora ibyiza gusa, bazarengera ukuri, kugwa neza no gukiranuka. Niko twabibonye muri Zaburi 45 umurongo wa 3 n'uwa 4. Aba bantu mu rubyaro rw'umugore ni ibyanditswe 12 umurongo wa 17. Ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda kukirwanya mu rubyaro rwe, basigaye bitondera amategeko. Umugore yarakariwe, ubwo nta mahame barakariwe ngo ye kwigishwa. Urubyaro naba yashyize mu bikorwa, ubwo ni ngombwa ngo barwane, ariko bazaba barangwa n'ibindi bitatu: ni ukwitondera amategeko y'Imana, ni ukwihangana, ni ukwizera nk'ukwa Yesu. Kwizera nk'ukwa Yesu kugizwe n'ibintu bitandatu biboneka mu gitabo cyitwa Pour un bon équilibre. Haranditse ngo icya mbere ni ukumenya gutega amakiriro ku Mana, kabiri ni ukwemera ko Imana igukunda, gatatu niyo yonyine izi byakubera byiza kuruta undi uwo ari we wese, kane umuntu ahera agafata intege nkeze akazunga n'imbaraga z'Imana, gatanu ubwenge bwawe bugufi ukabunga n'ubwenge bwawe, gatandatu ibyaha byawe ukabyunga n'ukiranuka kwayo. Yarangiza ufite kwizera aba ari uko ameze. Bwa mbere bazi ko Imana imukunda, azi kwitegaho amakiriro, azi ko ari izi byamubera byiza, kandi akamenya ko ari umunyantege, akunga imbaraga ze ku mbaraga z'Imana, akamenya ko ari ukigoryi, maze agafata ubwenge bwe buke akabunga n'ubwenge bw'Imana, akamenya ko ari umunyabyaha akiyambika gukiranuka kwa Yesu. Ubwo akaba abaye umwana w'Imana. Imana iti nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nazabo bazaba ubwoko bwanjye. Nguko uko bigenda. Rero hirya yaha bizaba bizanwe n'iki rero? Ni Malaki 4:2. Ariko mwebwe wubaha izina ry'Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite no gukiza hehe mu mabaya. Ubwo butumwa ntabwo buzakora ikintu gusa cyo kwizera gusa, ahubwo buzakiza umubiri n'iki n'umutima. Umutima uzakizwa icyaha, umubiri uzakizwa indwara. Aha muri kino gitondo gishyira amanywa ndavuga gusa kuri gato gusa, aho ndi buvuge ku muti, ariko dukomora ku bintu by'ibihingwa by'imboga bikunda kumena iwacu byitwa amashu. Ndabashoje kandi haravuze ngo les choux sont donc un facteur de longévité en stimulant la production des anticorps et donc en rendant le système immunitaire plus performant. Amashu atera kurama kuko yongerera ubutaraga umubiri w'umuntu, agatuma urusobe rw'ubutaraga bwirema. Amashu nayo ubwayo atera kurama kuko afite icyamaraho. Hepfo harakomeje hati ceux qui mangent le chou, abantu bajya barya amashu, souvent ont rarement de cancer, ceux qui en mangent souvent ont rarement de cancer du gros intestin, de l'estomac et même du poumon, de l'œsophage, de larynx, de la prostate, de la bouche ou de pharynx. Abantu bakunda kurya amashu kenshi
abantu bakunda kurya ayo tuvuze, ariko ni salade yayo. Abarya amashu ari mabise kenshi kubabonaho kanseri y'amara ni imboneka rimwe. Niyo mu gifu ntayo, ibihaha yabafata, mu muhogo ntayo, mu maraka ntayo. Ayo ni amahirwe yo kurya amashu. Ku basanzwe babizi, niyo yasekuye gusa ukayasiga ku ruhinja akamirongo ibita pomme d'Adam, umwana wakoroye ugasiga hano gusa inkorora yakira utabanje kujya kumunywesha. Yarangiza amashu rero kuyarya ari mabisi y'ubwayo gusa aba ari hagati y'ibiko 3 kugeza kuri 4. Yarangiza ku batetsi ufata ishu ukarigaba 4 ugateka 3 bya 4, kimwe cya 4 ukagikatakata ngo salade, wahisha umaze kwarura. Yarangiza ya salade ukayikwiza ku masahani ya buri bugaburire hose. Yarangiza akaba ari utetse ishu neza. Noneho ariko amashu mabisi akingira kansere y'amara manini, akanayivura na igakingira y'igifu, dore kwivura kwari n'ayavura ibisebe byo mu gifu n'ibihaha. N'igihe abahaje mu byo bita pererezi hajemo amazi, amaraso yakonjeyemo agahinduka amazi, ubu ukeneye amashu mabisi. Mu muhogo harakenewe, yewe mu maraka ku bagabo mu nyumve neza, kandi abagabo mu nyumve neza nta mukino. Hirya y'imyaka 40 umugabo umaze gukandagira ku myaka ingahe 40, namenye ko akeneye ibintu bitatu. Akeneye amashu mabisi, akeneye inzuzi z'ibihaza, akeneye tomate, akeneye ikiko cy'ubuki bwiza. Ibyo nta kindi ari gushaka, ari byo bita kwikingira indwara ya prostate. Kuko ku myaka 40 ngo ire possible kuri buri wese w'umugabo birashoboka kwarwara kanseri, arwara abyimba prostate. Bazimiza zenke mu buryo bworoshye, akaba byoroshye cyane kurwara prostate ikabyimba. Yamara kubyimba hakaba hari imiyoboro 2 iyobye, yarangiza bikaba ari ikibazo, kandi aho ubuzima ariho bushingiye. Akeneye noneho amashu mabisi, akeneye tomate, akeneye inzuzi z'ibihaza, akeneye ubuki bwiza. Uyu mugabo nubwo atagumbira hamwe ariko akajya binyuranye kenshi, ni uburyo bwiza umuntu aba yikingiye. Sinabyiza ko tuyadutegereza gukinga uko twibwe. Ubwo mvuze ngo twe dukunda kwivuza uko twarwaye, ahubwo kwikingira nibyo, kuko kwikingira kuruta kwivuza. Rero amashu atuma prostate abyimba, bushe no mu kanwa nta kanseri gufata, de pharynx, ndetse n'utwo tunyama tw'udushonda two mu muhogo twose turiyo. Les choux sont bourrés de substances qui vont maintenant exercer une action anticancéreuse. Birazwi neza mu mashu yuko harimo imbaraga ikingira kanseri. Cito par exemple les indoles, les flavonoïdes et les phénols. Ni ibintu biri muri ayo mashu biri mu ngumu. Rero ndagira nti amashu ntabwo turi kure. Ni byiza kuyakoresha urwaye igifu kirimo ibisebe. Ufata amababi 10 yayo yani icyatsi kibisa kiri mu murima cyangwa ku isoko yandi ari inyuma atabumbye. Ugafata amababi 10 meza ukayoza arangiza ukayasekura. Waba ufite akuma bita mixer kaka mashini ukayasikadura amashanyarazi yaraje. Yarangiza iyo karenze muri uyu mujyi ka 15 iyo kahanitse cyane. Rero gukora umutobe wayo uvanze mu kirayi cyiza kitanambye, ukanywa ibirahuri 3 ku munsi, ukanywa iminsi 4, ubuvuye ibisebe byo mu gifu n'ibyo mu mara manini. Nyuma ukitoza kumenya ibyo kurya byoroshye, kandi icyo gihe uyinywa nturye urusenda, umunyu mwinshi, ndetse n'ibiryo bikomeye, ubwo uvuye igifu. Rero umugambi w'ubu butumwa ni ijambo rimwe rivuze ngo niba ubabarira gukiranirwa kwawe kose agakiza n'indwara zawe zose. Rero hari kubereka neza ko turi mu minsi y'imperuka. Hakeneye ubutumwa bwiza bukereka abantu aho igihe kigeze, bukabereka icyakorwa mu gihe ngicyo n'icyo umuntu yahunga. Yarangiza reka rero twerekeje kukurangiza, twifurizanye twese kugira ubwenge bureba heza, no guhitamo ibyiza, no gukora ibyiza, no kuba beza,
imana yacu ihabwa icyubahiro kugira ngo tugire kwera kunezeza imana gukiranuka kunezeza abandi n'ubwenge budutunganyiriza twebwe ubwacu kugira ngo tube mu isi turi umugisha tutari inkomyi tube igisubizo aho kuba ikibazo tube imbaraga aho kuba ingorane yarangiza umuntu wese ahari hose aba icyo imana yashatse ko aba cyo ku isi mu izina rya yesu. intambara ikomeye yo kurwanya ikibi iri bugufi kugera ku iherezo abatarakomera ngo bakenye